na o zana na o jo ngo nta n'umugabo yabuze intebe bwirizo genge zongera minege songa mbele niga kuri television zikina amasele abagafashe bari newteri gangsta zimanuka mu mideri ku giti tuhashira Manuel drip ni drip badusuka inwere ayo maza adashaka kuyoga yabwire ko nambyira ufite ariko urumva imirongo umuhungu abafite abakubwira ayo maza adashaka kuyoga yabwire yuko nambyira ufite nagiye ku mihanda nsanga yinsibika irambwira uti maniga bimeze gute ibyo nabonaga mu mihanda byarogukatira izingagari zo gukoma peya ibyo mbona hanze aha no kwikaraga urumiya mani ntago wambona icyo utabona nanjye ndagikora ibyo mbona byose n'ubudisiti hano kambabaje nge namaze ukwezi kose nibanu wa peke wibana ukodesheza mu ayo mahirwe se wayakura niba narapfaga iki n'Imana Imana sinzi ikintu napfaga nayo nageraga hirya wapi hakurya no mu mashumi yanjye yose akankatira dore n'uyu nguyu nahera nageraga iwabo akambwira ati wapireka reka gahita sora umuhini papa we yagenderagaho kagakone kabasanze nanjye ako kanya nkaba nasimbutse urugo nakarenze kare cyane wana noneho burya se bye bimeze bite imyaka ni mwaba bahungu aho mvuye nyina niterera pozo nitereranye ako gutera ngiye buriya n'uyu mukobwa yarabizi ngiye buriya ikiro cya kawunga n'ukurya tondo na saa sita kari agatelefone badufata turi kuyigurisha uwo muntu we nta nubwo banamufunze nyine urabishona nawe we yahise yihubukira cyumviye inkuru uko imeze twe tujya mu gipangu nyine ariko ishene nyine ugira ngo ahera none ikintu wahuriye bwa mbere kigera muri cya gipangu ikintu wahuriye nacyo bwa mbere nacyo ukabona ni insazi kuko urumva ntago wabura kuba hari ahantu ntago wenda etiyo yaho se kibivuze ubuhuha baba we ucinjira y'ubundi wana nkuko ngoka akakanya ugezeyo wowe niyo nkweto yawe nuguhita bagukubita inote y'ibihumbi 2 ukikomereza wabyanga inkoni 30 ugahita uzipevera aho hasi urakunja bakagukubita nk'eshanu wakora ugashimatiye baba we bagahita batangira haburaga nk'inkoni imwe ngo 30 zuzure wakishimati bagahita batangira bundi bushya kiriya gipangu shumi yanjye byiwe hariya ni mu kuzimu nkuko mubizi ni kanyusi kaboneka none kasongoyehwa kicumese mwihwa ubu ngubu rero ndi kumwe n'abapeti banje ku mihanda bagenda babibwira njyewe banyita Jean de Dieu ko nyine ndowe mihanda kabisa life ni danger birakazo life is too short ubonye ni mihanda ikazo ubonye no power nyine nawe urabizi no peve urapevera ugapo ukipfushiriza ngiye banyita kabindi kagiyemwo rwagwa kakameneka ruratoromboka ati mureke guseka ariko banyita kabindi kagiyemwo rwagwa karatumba karaturika karye no subuga ari ku munsi nibibaga bya torowasa nibishimbo by'igihumbi nibitorye bya senyise ibyo byose bigata bibura mu ndimo ubwo nabana sembeboka bahaberemo Okay, sasa rero abapeti mani inshuti zanjye kabisa nanjye suzi ko nigeze kwimana twarabanye nabo barabizi like najya mbabwe uyu nguyu afite n'imana yo kurimba mani natangira nadutama ariko wape nago warasiramo mukoboye mirongo ndari nabise ibyo turayivugana after ikiganiro nyine shaka ari danje kabisa mirongo ariko agekera ariko buri abebarembera cyane nagejwe ryazamuka yari shaka dore iminsi tatebe yiko bese hasi baya imikanda ritane bayagezemo imikanda ritanu ngo niyo mba nambaye harimo imikanda ritanu kugira ngo induri kanyaga ceceka naho bivuga arabiceceka nyine we tutazamuramo n'imirongo usuza n'amapfana menshi cyane ariko nyine buriya nta nibirenze nta nibidanje wahita n'abatanu kabatamo ushaka examples imwe masample nari y'imihanda nakbaz akagoma kanje rero ngiye umufana wanje bamwita Zotrap uramufana cyane imirongo yose urayizi ya Zotrap fo batangire tutamutwumva akagoma ke bita ngo naganoga
Naganoga nawe. ndizeruka ntago ukazi se ikibobo nawe ntago ugashona akabindi ndashona man. aha bakita ngo naganoga ajya karasiraga muri ya mukoboyi bita Rolex hari beef bafitanye nyine Ese kumba mbona nta phone ufite ibyo byose bimenye Phones njyewe se rego umukoboyi w'imihanda abashone wana ni kuri straight bibaye ridanje ariko on strenge nyine nawe urabizi rero ako kagoma bakita ngo naganoga ni gashasha ariko naga ari cyane ngo zamura aravuga ati ngo ngo zana zana yo ngo nta n'umugabo yabuze intebe bwirizo genge zongere minege songa mbele niga kuri television zikina amasele abagafashe bari newteri gangsta zimanuka mu mideri ku giti tuhashira Manuel drip ni drip badusuka inweri ayo mazi adashaka kuyoga yabwire ko nambyira ufite ariko urumva imirongo umuhungu abafite abakubwira ayo mazi adashaka kuyoga yabwire yuko nambyira ufite uriya mukobwa Rolex nyine buriya hari beef bafitanye we yasamukubitira minego tayari nyine nese ko nigeze numva bavuga Rolex amazi no koga ibyo bintu harimo beef nyine beef zo zabo byatangiye ari amashumi nkuko njewe n'uyu kabindi twaba turishimi tukaza kogerana beef ariko nje urabizi nje ndi no love nahita nkurabura nje ndi no love mwatamo mugigirana mwese twata tukibirindura rego shaka bi ariko nyine none petit frère nabidanje nawe se afite umuntu yerefiro bijyanye na music urafata uyu ngo ntago afite umuntu yereferaho kabisa nta numwe yawe ni yese imana yawe ni ya comedy ngo dukubitira agapera akabrandi gatoya cyane nagiye ku mihanda nsanga yinsibika irambwira uti maniga bimeze gute ibyo nabonaga mu mihanda byarogukatira izingagari zo gukoma peya ibyo mbona hanze aha no kwikaraga urumiya mani ntago wambona icyo utabona nanjye ndagikora ibyo mbona byose n'ubudisiti iyo ngoma ni yande ni yawe niyawe kure yakiyo ntago ari comedy Agovuga ngo impano yo narayimenya byose kubera n'iki byinshi cyane ibikoresho byinshi byarapfanze mu mutwe ariko ubundi impano y'umuntu ubundi ewana akura yiyumvamo fresh none ni kintu wasaba abantu bari kukureba abangaba bari muri kamera abangaba abantu bari buze kureba iki kiganiro ikintu nabasaba cyerekeranye ubwo n'iki nyine we kintu wabisabira ukavuga ati kunzamura gutyo umwana uri ku mihanda umwana uri ku mihanda nyine life yo ku mihanda nyine kuno bimeze no ko nkora ibyapa nyine nanjye nkigira phone ukayo nyine ndi kuvuga we nyine mbwira nka life ya street nyine nk'akantu kadanje kigeze kukubaho kakakubabaza byatari ku mihanda nakabarabura ariko nako nyine turabure nari reka nanjye imihanda nayibayeho mwana nabidanje ariko buriye ubundi iyo street byanze imihanda ubona ari danje urabipa ugatuza ukiyakira nyine we basabe nyine bakuvuga nk'umufasha wawe so bagatobwa nka life ubayemo ukababwira uburyo bakufashamo uretse mbanze nko ku mazi ndakumva umugabo ameze nabi reka tuyatereka hano ngaha nyine nanjye no kunkura imihanda nanjye nyine nkabanza nkisobanukirwa neza rero icyo turi gukora bayita Kirombe TV show ariko ntabwo tubwiye akantu kamubaje nyine kakubaje ku ibintu byose njyewe se akantu kambabaje njye namaze ukwezi kose nibanu wa peke wibana ukodesheza mu ayo mahirwe se wayakura nimba narapfaga iki n'Imana Imana sinzi ikintu napfaga nayo nageraga hirya wapi hakurya no mu mashumi yanjye yose akankatira dore n'uyu nguyu naheraho nageraga iwabo akambwira ati wapireka reka gahita sora umuhini papa we yagenderagaho kagakone kabasanze nanjye ako kanya nkaba nasimbutse urugo nakarenze kare cyane wana noneho kurya se byo bimeze bite imyaka ni mwaba bahungu aho mvuye nyine niterera pozo nitereranye ako gutera njye buriya n'uyu mukobwa yarabizi njye buriya ikiro cya kawunga n'ukurya tondo na saa sita kigata gishira baba we imbere cyane kankubaza akantu gato
nk'umupeti w'imihanda nyine urabizi ko leta izi basubikaho cyane byatari byose bigeze bakujyana muri gereza kenshi kangahe ni inshuro enye. ubwa mbere bakujyana muri gereza wari wakoze iki bwa mbere se na uwo muntu twari twafashe nyine mufashe gute nyine dusobanurire nta kantu ariko izindi nshuro zose nyine bana ni inzirakarengane nyine ni ubusa izindi nshuro zose ubundi ikiriya gipangu oya ni umuntu wari waduhaye akantu yakibye twebwe tutabizi bafata twebwe noneho bahita bakacinga mwebwe bari mwe butwara ni twebwe cyagiyeho nyine ariko mwaragasumbishije oya badufashe turi kukagurisha nyine kari agatelefone badufata turi kuyigurisha uwo muntu we nta nubwo banamufunze nyine urabishona nawe we yahise yihobokera cyumviye inkuru uko imeze twe tujya mu gipangu nyine ariko ishene nyine ugira ngo ahera none ikintu wahuriye bwa mbere ukigera muri cya gipangu ikintu wahuriye nacyo bwa mbere nacyo ukabona ni insazi kuko urumva ntabwo wabura kuba hari ahantu ntabwo wenda itiyo yaho seke ibivuze ubuhuha baba we ucinjirayo ubundi na nk'uko ngoka kakanya ugezeyo wowe niyo nkweto yawe nuguhita bagukubita inote y'ibihumbi 2 ukikomereza wabyanga inkoni 30 ugahita uzipevera aho hasi urakunja bakagukubita nk'eshanu wakora ugashimatiye baba we bagahita batangira haburaga nk'inkoni imwe ngo 30 zuzure wakishimati bagahita batangira bundi bushya kiriya gipangu shumi yanjye byiwe hariya ni mu kuzimu. none se ikintu cyagushimishije kuri iyi mihanda umazemo igihe ni kuri iyi mihanda nyine hari abantu duhuza gutya abantu beza nyine bakamfasha akabazo wenda naba mfite cyabare icyo gikire wenda pozo nkayibona wenda twabaro utwo ducere bakanyihera akajobo nyine nkadutegeta nkahita nisubirira ibihudu nyine nkipushiriza nkihereza ugapusha nkakwama gupusha no gukwama nkiryamira ibihudu nyine hanyuma se wamaze gufunga Kabindi amaze gufunga inshuro 3 ya mbere byagenze gute ya mbere banjanduruye ibyapa nihejereje street man nawe urafata nawe waragize ngo ni icyo gihe te warahiriwe se je plap igezweho ndipere w'ibihomora nyine nge nkupiye izo renge zawe ntabwo nzifata ngo je profundi pere w'ibihomora izo zivuga gute nyine bisobanuye nyine nge ndipere w'ibihomora ari iyo ngezeyo ndayobora niwe ahita afata itiyo wana akaragira abajene iyo niwe bita ubwo ngubwo konseye witwa konseye cyane agahita bacakaza fresh nose niki kintu kigeze kubaza ku mihanda je rimwe nigeze gufata umuntu umuzigo rabizi yo murara yatsindiye umuzigo akawutsimba nk'ahantu bakawugutsimbura uzishazuye tujyaho kurusha uwo wawuteye shaza ritari pimatoni byadanje ukababara kurusha uwo wawuteye ubwo naho ukigera warawutsimbye nawushyize ahantu nyine nsanga abajama bawutsimbuye wari umeze gute umuzigo yari imifuka 2 y'imiceri cyakoze wari kuduteza subwo cyangwa wari guhita udukubita ibihudu ukajya uteraho gake gake no kubishyira ibihudu kazaza wirire nusu w'ikiro ibiro 2 unagurisha tubeshya ntabwo abura kugurisha watugurisha wateza ahubwo mufuka n'igice ukagigice Kabindi ngenda kuze wana wahita uteza wowe wahita uteza kabisa ugasigarana ibiceri kandi nabyo ni mu kiryaho reze muri shuwa diru ukunda icyuma se ase wazakiretse ntago cyo mukinike ry'abarezi wazabye urebere nuko atari fure uzashidukana ya bogeso yaviye wawe wayiteje nuko ngoko biba bimeze nyine nta kundi kandi wasanga ufite icyana ukunda nacyo nyine kiri imihanda icyana se ntago cyabura bakita gute se bakita korodine iryo zina ni iry'abakecuru nenge kuvuga ngo ugiye kuvuga kana atasha iryo zina ni iry'abakecuru bamwita korodine uramwemera byataye ifu wowe se sha njyewe se wapi nje buriya hanagize umukobwa namvugisha bagisi n'amashuti byinshi cyane ntabwo ujya gusumba se kubiro ceceka ikibazo cyawe nawe bivuga arabiceceka bireya urabona indeta ziba zarakaze imiguruka ari danje nyine ariko ntabwo ujya gusumba kubiro uvuga ati nawe uvuga ati ni muri kibiri icyana se
natananacica ikereka wenda nyine niyongoje wenda nka rimwe mu kwezi gutyo nyine nawe urafata ariko nyine buri munsi yewana uragera ntabwo wanabibona ariko ntago wabibona na icyo kibiri njyewe nabura kwifatiramo umuntu wasenye isaha yewana icyatanu nkahita njya kwitereramo ku gakire ka goroba nyine nkasagura n'akafungu wa macu nawe urashona nyine iminsi kabiri kwica macu. Okay, sasa rero urabona ko twari twaje kubasura bano bapeti ubwo ngubwo bazakenera kubafasha nimero baraza kuzishyira muri description cyangwa like muri subtitle ubwo wazaduhamagara mwakoze sasa ibindi nagutaha